Kene na Dorcas ro bihakanya ariko se wa mugabo wambabariye nkajya kwirira ku Vestina ADPR yamaze kugira gutya bye bye kandi nanone kabiri Dorcas nawe yavuze ngo ubuse nambaye nabi ngo simfite indangagaciro ya ADPR ngo mu yandi magambo yarashatse kuba ati ibyo banyigishije bindimo ariko imikore yabo ya ADPR sinzi nago mwanya nayo wabyumvise niba hano hafi ugeze hano Rwandex yego ugasa nk'ukata ujya ugana Igikondo ubundi mbazi Kacyiru hirya mo gakeya ababarana muri Hombasi ababarana abakobwa baho n'abagore baho bambara ibintu bigenda bikwega ku ivumbi n'umusatsi wabo ntabwo wogoshwa irene ni hasengera ubwo rero wasanga na tekinike ariho yagiye na Vestina ariho yagiye kandi Vestina mu kiganiro ko yateretse umusatsi mwinshi cyane nawe kandi babonye ko Vestina n'igitambaro kiri mu mutwe umusatsi wawe neza Ernest yego harimo ikiganiro twakoranye na nibishaka umukirisitu wiwasobanura ko urusengero rwafunzwe na leta hagati aho Pastor Korode aya mafaranga wariye natwe uraduhaho wabyumvise Gerard nubwo uyu munsi bacu umugani mu cyarwanda ngo nari umugabo ntihabwa intebe Brigitte yurira indege Gerard ntarurira indege Ernest yurira indege Gerard ntarurira indege ariko bamenye ngo uwabigishije Bibiliya Bishop Gerard mugisha garura inde ijana warimize ijana garura ijana warimize so yitwa Mugarura mo umva uko bimeze Pastor Ernest yapfushije umubyeyi turabizi ibyo tubanze tubyumva kandi umubyeyi we namaze kumenya ko ari n'umukristo mu itoro rya ADPR tuzabigaruka tugiye kuzakora ikiganiro tuze mu nsengero zafunzwe turebe n'izindi turebe zafunzwe zitari zikwiriye gufungwa turebe n'izitarafunzwe arizo zazikwiriye gufungwa turebe karame ryo reka nkoreka umuntu wishe ubukwe hagati ya na Pastor Mutesi nisabe gutese Mutesi ntabwo ari kubana Mutesi ntabwo ari kurongorwa n'umugore n'umugabo sabe atari kwemera ase kucyo nshingira Mutesi ni mushiki wanjye wa mupagani we ariko wagiye ukizwa uza mupagani we usiga usiga uri umupagani wo musengero zake umuntu akaba mushiki wawe hanyuma agasanga abanyarwanda baravuze ngo mushiki w'umuntu nibwo bushike buribwa abapagani ko bavuze yewe rero ntabwo bwari ubushike buribwa mushiki wawe yewe nifuriza Pastor Mutesi gutera imbere agakora ubukwe bwiza Imana ikamushyigikira azatunganirwe azagere kure azatunge nibyo atarigera arebesha amaso ibyiza byose bizamube ariko ayo magambo yavuze ashaka mushiki wawe niwe waje gukarubana asohora amajwi avuga ngo hariya koro ngo nuko nakwimye ngo nintaguha ngo uzamvuga mpaka yanyimye ikisi Uncheche ari ikindi uncheche yikize ibyo bitunguru bikuru ruhande mudamu yatemwe none waraza kabango ni mushiki wa umuntu utavuga kuri musaza we akavuga ko amusabye aba mushiki ariko zake Mutesi namutumiye yaranwerereye ntiyatashye ubukwe bitewe nuko yasobanuriye wabyumvise neza rero Mutesi yantumira tantumira nzarya inyama abantu bazarya mu bukwe bwa Mutesi nzarya ibiruti by'abantu bazarya yaje muri anniversaire ariko wabyumvise neza Mutesi yaje muri anniversaire hano mu rugo muri iki gipangu mwicaye ni nawe umuntu mwafata mfite ifoto yawe na Mutesi hano mwinjiramo hano bivuze ikero bivuze ngo jewe nta gitangaza kinarimo na kimwe aho se mpamvu baravuze ngo Ezekiel n'umukomba nkweto Pastor Mutesi wabyumvise neza Jumonge rero wumvise Ezekiel ngo n'umukomba nkweto wa he wa Mutesi ubwo yaba ari nyina umuntu abivuze yavuze kuri irimo muze ko bijiranye muri kiro gipangu nkweto bavuze kamara oya nuhiri umukomba nkweto mukomba mba nkweto ni kamara nawe uri umukomba nkweto ahantu hose ko numva ba muri kumwe wajyanyeho Gerard ujya kurya y'inyama uraza ubibyitara pira ari ahanze niwe mwazanye ahangaha Ezekiel ibintu byose baye kwa Mutesi ahururayo yagiye kuzanayo Bibiliya aho utaramukomba nkweto ni hanyuma rosasa mureke twifuze Pastor Kamarade yaravuze ngo arabona Mutesi amanuka mu rwobo ngo yicukura urwobo ngo Jumonge aje kumurira ubutunzi ngo ntabwo bazabana nibwo nahise mfata umuntu umwe yaramamagaye ikani Kinyinya arambwa ati ngwino nkwereke inzu hori wowe twarajyanye na Kwizera urugendo TV batwereka na Pastor Juste batwereka imiryango ya Jumonge iriho ibiti bibiri birabitari ko zasohora ikintu yazaranye ngo mwari mwishyuwa ngahe twishyurwa nande ahubwo saza amafaranga twatakaje kuri rase uza amafaranga twatakaje ariko kuva i Bugesera ujyayo n'imodoka uze essence ijyayo uko ingana n'amafaranga menshi
twagira ngo umunyamakuru agomba kuba adafite uruhande na rumwe abogamiyeho. Pastor Mutesi nuba duhaye amakuru twiteguye kuyakira. Wabyumvise neza? Na Rugana Intwari niba twumvise, niba hari umuntu wumvise iki kiganiro ari mu Bugande cyangwa aho yaba ari hose akavuga ati Rugana Intwari twebwe tuzahana, nimuze tumubereke aduha amakuru tugere dutere kamera Rugana Intwari. Twebwe nta parapara dufite. Yewe nihagira n'umuntu na Mozambique ubu hari umuntu wampamagaye aravuga ati ngwino nguhuze ngutegera indege, ati uzane na Ezekiel na Mugwiza na Jihad. Ati bibaye ngo atayo mafaranga nitwabona ko bategera indege mwese, atari ko ari imodoka mugafata imodoka kandi mukava mu Rwanda na Mozambique, twabereka umugore Mozambique wa Jumonge. Ayo na amagambo abantu babavuga urabava yare miliyoni 10 na zingahe rero ntabwo twabihagararaho ibyo, ariko biravugwa yani badutegera indege tugera rero n'isaha yayo nishaka nayo bayikerekeza isaha yayo. Wabyumvise? Hanyuma rero icyo twavuga cyo ni kimwe, bivuga ko ari amazu yavuye muri 10 na zingahe z'amafaranga yateruwe Mozambique. amarimi cash bayitari cash oya, ariko banza wumve Jumonge harizo yagurishiye ku Muhima, harizo yagurishiye ku Muhima muri Rugenge n'umugore mukuru witwa Anita, bagurishije niho bivugwa ko amafaranga yaba yaratutse. Ahubwo Jumonge imodoka ngo agura imodoka yongera asubiza. Rero bamwe babwita umukomisiyoneri abandi bakamwita umuki, ariko Jumonge nyamara umugabo wese arigira akibura agapfa. Rero Jumonge Sandrine uzatoye Sandrine ngo Jumonge wamyanye afite imodoka, ese ra modoka y'umutuka agendamo niye cyangwa si baza wumve iminsi bamyinshi gahimwa n'umwe. Sandrine ashobora kuba atarabonye ubutunzi bwa Jumonge uko atabonye iriya miryango 16 y'ikinyinya, niko n'imodoka atari kuyibona. ubwo wamufashe ngo ashaka amafaranga ya Jumonge. Tuva kwa Ernest ejo bundi nagiye kubona mu kiganiro cya Ernest uri kuvuga ibijyanye na Ernest. Ngo iki? Ejo bundi nakubonye mu kiganiro. Yego. Giye kubona wabera. Mbona uvuze neza Ernest, uramunuka, uvuga uburyo urusengero rwe we n'inteko yabo cyangwa inyobozi yabo aribo bafashe umwanya wo kurwifungira. Nyamara nganiriye n'umukirisitu wiwe nanga uramahoryeho. Nese pastor nawe ikote wararyambaye. Nzavuga neza muvuge ngo nariye ruswa. Nimvuga mvugishije ukuri mfite uko nasesenguye mutisesenguye nka ukuri aho ngaho. Pastor Ernest nyirinde kwe muzi kera cyane za 2014 na 2014 niho nziranye na Ernest nyirinde kwe mwivuga butumwa muri Dorcas Ministries Sonatide kwa Apotre Mukamurindwa Anosiata. Tunaziranye nafungura church ya Erayono amaze gutandukana na Anosiata. Tuziranye nanone afite urusengero kwa Rwahama muri etage. Aho hose rero niho mazi Prophet Ernest yimikwa na Reverend Pastor Rwibasira wo muri Bethsaida Holy Church kwa Bishop Rugamba Albert. Aho hose rero nziranye na Ernest twurirana indege twerekeza Dar es Salaam muri Tanzania mwivuga butumwa. Nziranye na Ernest mu buryo bwinshi. Muzanya kiri umumotari ndamuzi ari n'umunyonzi Kiramazi yitwaga Kiramazi. Orahazi yitwaga Kiramazi. Hari n'igihe nasengeye kwa Bishop Gerard Mugisha hari ya Giwakari. uramuzi icyo gihe ari umubwiriza butumwa na Bishop Brigitte yari mwarimu wa Gerard. Ernest ari umubwiriza butumwa. Yewe ntabwo ntinya kubavuga bareke bivuge gaseka nabanga. Pastor wawe sha wabyumvise neza ariko izina niryo mu yasetse nabanga yitwa Sekanabanga Gerard. Abantu bamwohereza momo bose barasangaho Sekanabanga Gerard. Noneho Mugisha n'izina se n'izina Isyamwisa amaze gukura avuga ati mwana wanjye naribagiwe, ati naribagiwe ubundi banakwise Mugisha, ariko kubera ko nasekaga n'abantu banga nagiriye neza abantu nibanyituri neza nabagiriye, ati niyo mpamvu nakwise Sekanabanga. Bad boy gasaba munyamerika. Hanyuma rusaza ariko urumva ko izina niryo muntu Sekanabanga. Hanyuma tugiye asetse nanu baca umugani mu Kinyarwanda ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Ariko abiki gihe abana bonka urukwavu rukuze, iki gihe abana basigaye bonka urukwavu rukuze.
pastor se aya mafaranga atabara yariye wikwihuta ushatse ko Brigitte na Ernest bonke iki kuri Bishop Gerard wo kabyara reka no maze nkubwiza ukuri hari umugabo witwa Noella ubu ni pasiteri wa ntuze wa Fosweya Igisenyi Rubavu yayoboraga radiyo Umucyo uramutse umuhamagaye nushaka umwe ngo he telefone yiwe ukamubaza ngo uyobora radiyo Umucyo ababwiriza butumwa babwirizaga kuri radiyo Umucyo ninde muntu wabwirizaga umutima wawe ugafashwa ukumva kavuze ijambo uwitwa pasiteri uwitwa ubwiriza butumwa witwa Juste umunyamakuru wa radiyo ntuze iyi radiyo Life Radio muri ADP umubajije yayoboraga porogaramu za radiyo Umucyo wamubaza ngo ninde mubwiriza butumwa mu bantu bose babwirije ijambo ry'Imana kuri radiyo Umucyo yakubwira Bishop Gerard wabyumvise neza no musaza arimo amavuta rero ibihe bihindura abantu iminsi ihindura ibihe umunsi ushobora kubyuka izuba riva byagera hagati ibicu bigakuba imvura ikagwa ariko mbabwiza uko Gerard yabaye umugabo Gerard yabwirije ubutumwa benshi Gerard yabyaje ubutumwa abantu benshi icyakora muri ibi bihe byo ntabwo simbizi by'iki gihe waba uri mu bo Bishop Gerard yabyaje ubutumwa none se ntabwo yabyaje ubutumwa ariko yarasezeranye yakubyaje ubutumwa bwo bwa mbere yabyaje ubutumwa ntiyabyaje ubutumwa yarasezeranye kubereye umubyeyi bitewe nuko hari imbuto nari namubonyemo ariko muri iyi minsi muri iyi minsi urumva se kandi ntabwo ari igitangaza ko umubyeyi yihakana umwana cyangwa se umubyeyi apana cyangwa umwana akihakana umubyeyi ariko jye sinamwihakana no mu mwijima w'icuraburindi sinzihakana ko Gerard yasezeranyije twigendere ku ikofi wariye rero yo kwaso oya hari yo ni kwa Mugarura so ndi Mugarura ni data yitwa Mugarura so yitwa nde wowe ni kofi ya Mugarura nariyo ni kofi amafaranga warayamize ibihu Kabarondo ubu muri uyu mugoroba haraba umugoroba kurira amateka nyakwigendera umugoroba atreka ndebe gatondo ni umugoroba wo kumutaramira hanyuma ikindi navuga nuko Pastor Ernest ni umuntu twarasenga twabwirizanyije ubutumwa bwiza bw'Imana twuriranye indege twajyanye Dar es Salaam mu ndege twabaye muri hoteli batwibira muri hoteli turagarukana tugira gute turasengana mu misozi dusengana mu nsengero zitandukanye tubwirizanye ubutumwa bivuze ikirero kuri Ernest ayo rwose nana yamanika ko yari amaki amafaranga wampaye wana yamanika kuri ayo ngayo wampaye se kandi ngiye kwibariza ukeneye ninde wagwaye amakuru ku rusengero rwafunzwe na Ernest nyirubwite kandi yibereye urusengero baza wumve se mwana yarasose ezoke kandi ikimenyetso cy'uko ayo mafaranga bavuga ko bayari nuko umuntu wese uruvuzeho bamucecekesha kandi insengero zose zafunzwe bamuhateze vugwaho bisanzwe ahubwo se abamucecekesha ni bande uvuze ko urusengero rwo kwa Nyirindiko rwafunzwe ngaresho bibi ntambara dore impamvu hari ngiyi insengero zimwe zifunzwe na leta nyirizina zitazakinguka bashyiraho ngo iyi nyubako ifunzwe n'umurenge ifunzwe n'akarere kwa Nyirindiko rero nta RGB yahafunze nta gipapuro kiriho nta murenge uriho nta kagari kariho nta karere kariho hari ibyo babasabye byemere buretse ibyo bya biravugwa byawe reka noneho waje kumbaza sibyo waje kunyiba si waje kumbaza se muri iyo biravugwa yawe muri iyo biravugwa yawe biri muri Piriya bari muri Piriya ibintu baza kwitubwira ndabizi bari muri Piriya barabitubwira ibyo bya Piriya ntabyo nzi harano arakodeshwa saa ibya urashaka kuvuga ko bya miliyoni imyaka ingahe yashize ingahe none se batagiye hashize ingahe amafaranga yashize uza amafaranga bashize hariya hantu turayazi hariya habanje gusengera mu rusengero rwitwaga rw'aba Nigeria rwitwaga kubwo ntirutureba habanje mu rusengero rw'aba Nigeria ihorere twigire ku hanyuma ikindi
Ernest baje kuhafata nyiraho ni umuntu ukorera ku Kacyiru ibintu nk'ibyo niba ari Kacyiru bayesi neza baza utega amatwi nyine mubwira amakuru je banifitiye no kugana ku musozo. hanyuma Ernest ni umuntu wafashe amafaranga n'abakristo n'inshuti n'abaterankunga n'abadiaspora basapotinga ruriya rusengero bararwubaka urugezemo ukarwitegereza uravuga uti kabisa aha hantu harubakitse. hanyuma ikindi naba nariya amafaranga na Mutabaza kayarya Mutabaza yarya kare icyo cyo sinajya ayarya kare Mutabaza wenda wonyine uvuga wenda narayariye nariya amafaranga nari bishaka arayarya nibishaka amakuru turazi ko twamwaje mu kiganiro yaravuga ati narabihanuye ko abihaye kuri uyu mupapa niyihangane baza naho baza wumve ariko ndashaka bitu yavuze ko yahanuye iki yavuze ko yahanuye ko ibyo yahanuye ndahoze naraye mbyumva yaravuze ngo urusengero rwanyu ninde ko Ernest natitona ngagaruke yongera asenge agere ku muhanuzi yego ruraba rufunzwe mu mezi 3 yirinde ko yanamagarira uyu yabivuze byari yavuze ko yivuze mu kwezi kwa 12 I think niko yivugiye simbizi uri mu kiganiro ugeze ngo ndakireba ni mu kwa mbere kwesho bundi buretse nyine itone ndi kukusona ndapata mbwira ibintu biri atakabikubwira yo ubanza ubyumva muri kuno kwezi mu kwezi kwa kabiri mbere yuko ajya muri Brussels nabagara mubwira ati nibishaka kuri umuhanuzi w'Imana watsengeye ibintu hano ko nabibonye bikavaho ku rusengero byakomeye kandi nk'abarano ngiye kujya mu ivuga butumwa kugira ngo nzasanga urusengero rwanjye bararufunze ko nta muntu ufite kurusigaho bikagenda gute nibishaka arasenga Imana imweka ko urusengero rugomba gufungwa ariko ibindi byose bikuweho agomba kurinda akajya kuvuga ivuga butumwa yaragarutse arabivuga muri kamera shomba yaragiye uretse yaragarutse arabivuga muri kamera yego yarivugiye he ikiganiro mu kiganiro twakoresheje mwabikoranyeje ubundi ariko ko rufunze nibishaka yaravuze ngo subira mu kiganiro nge numvise kiri ku Rugendo TV twihera inkuru kiravuga ngo n'uru rusenyo ngo hari abantu wabyumvise neza ngo si nk'uyu ngo Prophet ngo Ernest ngo mwitegure ngo nawe n'isi mike agiye gutoroka igihugu n'urusengero rufunga atoroke igihugu ubutakigarukamo Ernest amenye ko nyina apfuye ntari hano ntiyaraye mu kiro Julien Pastor Julien Kabanda ntiyarari ngo arabwiriza Ernest yicaye imbere ye twabireba kuri live twabimenye mwamubonye ntimwamubonye yarabonye kuri live wabibonye Ernest wamubonye ntiwamubonye yarahari none se ubwo yatorotse igihugu yarahari gutoroka bivuga iki gutoroka ni umuntu ugenda ubutagaruka siko bimeze Pastor muri abantu njya mbona muri ibyo rero nabyo ongera ufata icyo kiganiro ujya kurugendo gikure uzongera wicaze nibishaka umubaze ngo iki ngiki ko cyagenze gutya bitagenze kuko rero gutorwa twakamazo tubaze ikintu gasobanuye ariko ibyo hano birasohoye gutese none se Ernest yatorotse igihugu none se yatorotse igihugu urusengero rurafunze gufungwa si zafunzwe uko zingana hafunzwe nyine ariko yaruvuze banza ariko mwabaye mutwe Pastor Claude mera kwiyumva nyine banza wumve izafunzwe muzi uko zingana ntabwo tubiza kwemera ko uyu muntu umuhanuzi urusengero so rwazo nyine uretse banza ureke gato banza ureke tuye tubwiza abantu kuri banza ureke tuye tubwiza abantu gufunga ise ubuse foswa rero ntibayifite banza wumve bafunze zandi tempo mu Gatenga ubu navuga ngo Claude ngo ndahanuye ngo zandi tempo igiye gufunga ko yitwa zarafunze oya ntihafunze ihanure oya ntabyo banuye ariko nanone ushobora dosiye itaragezwa mu bushinjacyaha wenda akaba ariyo mpamvu Ernest ari gutuma abantu mwebwe mupfobya banza wumve se bavuze ngo restoration y'Kimisagara irafunze n'urugero navuga ngo ndahanuye ngo restoration izafungwa cyangwa y'amasoko Kimisagara irafunze Kimisagara shobora kwifunga oya sinayonye nuko tuvuze ni nyinshi wabyumvise neza hanyuma Pastor amafaranga rata warayariye banza wumve se ko tubwire ntutuci ariko harayo wajuzanye se harayo wajuzanye ahubwo se ari nayo nakumvanye ariko naje nje kwibariza nagize ngo ucu yanze uri yaba yavuga ngo ugeze kwa bamenye narigize ngo ndibuza harayuzanye reka baze babwire kuko Ernest banza wumve se banza wumve teka amatwaze wumve Ernest umukozi w'ibanze wese Ernest ni umukozi w'Imana bitanu Ernest yakuye Brian mu biyobyabwenge kare buretse se itoni yakuye Brian mu biyobyabwenge Brian arakizwa nejo bundi muri abakobwa birongozaga amacupa batakanye Brian ajya kuri ibu ya Kicukiro yatumijweho bamujyana kumupima baramupima basanga
Brian nta kibazo na kimwe Umurigo watuza ameza ngaye pasta. wabyumvise neza Wabaye kubera pastor. iki kubera ko yasenze Imana hanyuma Jackie muramuzi Jackie w'u Rwanda wase Sharon Jackie yakirijwe kwa Pasiteri Ernest Nyirindekwe siko bimeze none se umuntu nk'uwakuye abantu mu biyobyabwenge umuntu wakijije kikongera kuza gutukana kuri kamera umuntu watumye Brian atagitukanira abajahadi uwo muntu nk'uwo nka Ernest wamunganye iki iri turo na Dorcas ubwe yavuze ngo iby'amadene nabivuyemo Dorcas na Vestina nabibonye itora ikiganiro twakiboneye buriya noneho twinjiza ko yihakanye ADPR Muhoza ye noneho reka mbabwize ukuri ye noneho reka mbabwize ukuri mwabyumvise neza Ernest atanga amafaranga kuruta uko yasa urakoze nawe waratamiye kwiyinjirira none se niba narakoze ubukwe Ernest akanhwerera 200 ngahe ubu njya kuri kamera njya gukubita Ernest kandi none nawe yarakwimye yawe yakwemereye ata pasta oya tubwizanye ukuri uraza kumbwira ngo Ernest ni umunyamuzimu ngo ni umuntu mubi ngo Ernest asaba abantu amafaranga Ernest agira ngo Ernest nakoze ubukwe ntwerera magana tubwizanye ubu mfate data wambyaye cyangwa data yarapfuye mfate mama wambyaye mutera icyuma oya Jono se na Ernest Imana izazime nzaziguze umvuga neza arafite umunwa mubi kuvuga mwese abakozi b'Imana umuntu muvuga abakozi b'Imana mwese ariko abakora ibi tuzabivuga ariko umuntu udafite icyo yahaye Pastor Korode oya izina ry'Imana ushaka Papa King ubu ukafunza bimeze bite baza wumvise umva shaka sekisa zifunze ihereze uzaza wawe Pastor Korode ajya cyane bitamugi paso Itwa Most TV. Most TV kuri Most TV isaha yayo TV ikaza TV Rwanda Kiranuka TV Pastor Fan Official Intoranwa TV yewe ndi imbere y'Imana mvuze ko Ernest ni umukozi w'Imana ariko amafaranga na Pastor Deodora ni umukozi w'Imana amafaranga yarariwe na Pastor Mutesi ni umukozi w'Imana Imana imwubakire kuri na Bishop Gerard ariko amakosa Mutesi afite nuko yarafashe umugabo yarangiza akamwibatiriza azi neza ko azamurongo akubwiza ukuri twigende umugore wanjye yanteke Pastor ntabwo wakabonye Ezeke wambabariye ni iminota 2 ariko nkumva igitekerezo cyawe kuba abana bakanye idini rya ADPR byakiriye ikiganiro abantu bazakireba igihe kingana iki kiresha ko bazakireba amasaha 70 ngomeze biti Vesti Dorcas na Vesti yavuze ati gubw'umugabo mwavuze n'amazina ye nabi yitwa Wedraugo Wedri Nargo ADPR ndagusezeye ntacyo mfana nawe warayiseze wese ntiwayiseze ntabwo yaramusezereye zamura ikiganza cy'iburyo n'ubwo utari kuri kamera do uzamuye ubusa do iburyo urazamura ntabwo nayisezeye yaramusezereye aho kugira ngo nsezere urumva nsezera idini ryanjye nta muntu usezera igihugu ahubwo arakirwanira aho kugira ngo nsezere ADPR nanjye narwana nkayobora why not abayibyukanye uzigiye ahubwo buriya abafunga insengero nzima uzi ko ari insengero zikorera ku bishanga tuzi ahubwo jewe ukacyagiye tuhakorera ibiganiro twari twikoreye ikiganiro twigendera ariko umushumba wacu ko yaciye bugufi aca bugufi nyine yaciye bugufi imbere ya Valesi Papi cyangwa ni mu mbaraga zawe bigenda gutya uriya n'ubu ngubu aracyagira gutya ati cyazanyereka Korode na Ezekiel ariko twamweretse abo turimo aremera se oya yaremeye reka twigende ibyo byose iyo polisi yaje inzego z'abashinzwe inkeragutabara bakagera igitifu w'umurenge akagari akabona ko ibintu bihindutse amazi meza hari umuntu abayemewe hariya twamweretse ikibuga uko gikinirwamo umupira we yashatse gukina mu ba kabiri kandi no muri gatanu atashoboye buri hari gizi no buri fite mu kagari no mu murenge utarifite ku bantu utaragera kuri platform ahantu hari ibyo rero impamvu zimwe zikurwaho zikamburwa ubuzima gato rero turi nizo kuri mpazi oya kuri mpazi ho ushobora gusanga hari ibyo bahinduye nta wamenye ariko cyari ikiraro kimwe tuzagenda dukora ikiganiro twe twihagarariye muri mpazi twibereye none cyangwa duhagare kuri ADPR cya hafi kamera zireba ahantu ibyo birahagije twigende ariko tuzabikora neza mu bwitonzi
kandi twabisabiye uburenganzira aho tuzaduteka mbere. aba bakobwa barinze gusezera ADPR Vestina na Dorcas hari groupe babamo. Vestine we ntarimo. Hari groupe Vestina yavuze ati umugabo wanjye si umwadeperi ariko n'umukristo. Bivuze ngo niba we turabo atari umwadeperi akaba ari umukristo. Already Rene Murinda habi nayo numva ryunzemo nkubashyigikiye. Umwadeperi reka. Kandi Rene nawe ni umwadeperi asengera muri Brana. Mu Brana mu Kacyiru. Hano hafi. Reba ugeze uyu muhanda ujya Yego. Ta wa muhanda utuzamuka gutya ujya kwanuza kwa Mirongo. Ujya kuri yagira uzana Gikondo. Hano kwanuza kwa Mirongo. Ni kwa Mirongo ujya ushaka. Kwa Mirongo nyine. Ukomeza ujya Gikondo ujya kujya kwa Mpara. Utaragera kuri umuhanda gutya se. Utaragera kuri ya Dodani. Urabizi ko ari utambi kujya SGM. ADP. Hariya hafi gutya. Munsi y'umuhanda. Utaragera SGM. Hapo hejuru ari mu rusengero no hasi akaba ADP. Ruguru y'umuhanda mahazi Methodiste jewe. Munsi akaba ADP. Narahasenge nagiye kwasengera. Kwa Baranamu. N'ahantu ugera. Nawe wabaye mu Baranamu. Yego. Hanyuma rero sasa. Vestina yavuze ati abavuga ko ntwite sinwite n'ubukwe nabwegeje imbere kugira ngo murebe yuko natwite. Ati kandi ikindi abo twabanye muri group ati ye baba we ati screenshot ngo ndatwite ngo biki n'ibiki ati koko atari bo bari bakwiye no kumvuga ati baramvuga. Ibyo rero nasanze uruvugo ntawe rutaba nanjye bazekeri baramvuze nakoze ubukwe bande yani bahori bateye kamera ariko zekeri yarantwere zekeri no mu no ku munsi canza kuvuga ibintu bikomeye warantwere 15 byawe napfuye urumva ko byibuka urumva ko ntabwo nagurura abo bapfuye urumva wararumpaye kandi urumva rwa 15 rurahenze rwari rwiza warusaneza bivuze iki rero Vestina na Dorcas basohoye indirimbo yitwa ngo Yebo yitwa Yebo indirimbo y'intuzi si Yebo Yebo Pasarika dusoze ushimire dushimire abakunzi b'Ikaze TV Rwanda abakunzi ba Amos TV abakunzi b'isaha yacu isaha yawe TV Pastor Fanny Official Kiranuka TV Intoranwa TV hanyuma amahoro n'amari bakomeze kubana namwe mwese kandi tubwira abantu ngo ibyabaye kuri Pastor Mutesi ntibizongera kubaho uwiteka mwubakira urugo rwiza kandi abantu mutwerere Mutesi mu mutwerere ku bwinshi ndabizi neza kuko n'umuvugizi we kamarade yaravuze ngo tazongera kuvuga izina kuri Pastor Mutesi mu munsi numwe yandi magambo bivuze ngo yaramwipakuye uratsomeze Pastor rega Bosco impa yabamukojejemo nago wabura gutinya ndikumva impamvu yose itumuri gusaba kabantu yewe rero reka nkubwire Baranga yabuze se Mutesi yayaruze baza uriya jewe ubundi umuntu ugira ibimenyetso rikorode abandi mwese mupfa kuvuga mukavuga ibimenyetso tsigaye nkurikiraho duwa kabiri urumva ariko icyo nababwira cyo ni kimwe Pastor Mutesi iki nigiye mu mureke arongorwe tumureka arongorwe agende yumva uko bimeze yumve gupfumbatwa n'umugabo abiheruka kera urarekuye urarekuye ndekura guteze ubundi se narifashe oya mbwira vuga ngo ndarekuye sawa mambo kwisha